Mwongeye kwirwaho neza mwebwe bateze amatwi ibiganiro bya King Ira Comedy. Uyu ni umwanya w'amakuru. Amakuru yacu turahera hano mu Rwanda, tubabwire yuko umukobwa utagira ukwasa yaje guhura n'umuhungu utagira ukwasa. Mu guhura nabo yamanje aramusuhuza, arangije amutera imitomo idasanzwe. Nkuko tubikesha umunyamakuru mugenzi wacu dukorana Bienvenue Damutusi yatangarije ikinyamakuru cyacu yuko uyu mukobwa akimukubita amaso ari uko byatangiye. Inkuru irambuye na Bienvenue Damutusi. Hari ku gicamunsi cy'amasaha y'isa 12 aho umukobwa utagira ukwasa yahuye n'umuhungu. Umuhungu mu kumubona yatangiye amutera imitoma. Umukobwa utagira ukwasa wavutse atagira ukwasa, ababyeyi bawe bakubyaye, Imana izabaho umugisha. Umukobwa nyikubona nakubonye usa n'izuba, nabonye utagira ukusa neza usa nk'ibiremwa bitagira ahandi biburetse mu ijuru. Ibyo mvuga ni abamarayika b'Imana. Umunyamakuru wacu Bienvenue Damutusi akomeje gutara inkuru yerekana urukundo rw'umuhungu utagira ukwasa n'umukobwa utagira ukwasa bahuriye mu mujyi wa Kigali. Nkuko byaje kugaragara mu masaha y'igicamunsi, uwo mukobwa bagihura bwa mbere ngo yaba yibajije nimba uwo mukobwa aturuka mu Rwagasabo cyangwa se aturuka imahanga. Umukobwa mu kumubaza iwabo yavuze yuko yavukiye mu Rwagasabo ahagana mu masaha y'igicamunsi aho yavutse ku ngoma y'umwami Musinga wa kabiri. Reka dukomeze n'inkuru yacu vuga ku rundi rukundo rwa kabiri. Je dukomeje ni kubana hanga ni Bienvenue Damutusi. Abantu benshi bibaza niba Bienvenue Damutusi akunda gutereta cyangwa se bibaza ese arimo aratereta byaba bimeze bite. No. Ndashaka kubumvisha umunyamakuru Bienvenue Damutusi ari gutereta uko byaba bimeze. Sheri nkunda mukobwa utagira ukwasa, wowe wavukanye uburanga n'ukuri kw'Imana ndagukunda. Iyo mubonye mba numva umutima wanjye utigise nkabura aho ngushyira. Wowe mukobwa ufite uburanga butagira uko Imana yakwiremeye, wowe usa nabike kuri iyi si. Iyo nkubonye mba numva isi yose nawe kwihera. Nkuko nabikubwiye kuva kera, uyu munsi nibwo nashakaga kukwambika impeta y'urukundo, ubwira yuko ngukunda. Gusa uyu munsi sinzi nimba ndibubashe kubikubwira kuko umutima wanjye ubu utera buri kanya ntunyemerera kugira ikintu navuga. Gusa nanone ku rundi ruhande, umukobwa ufite imisatsi inyerera, umukobwa ufite amaso nk'ay'inyana, umukobwa ufite ibirenge byiza, umukobwa mbona amaso yawe nk'abantu bakumva nakomeza kukwitegereza. Burya iyo nkubonye mba numva narambirwa. Gusa nanone we mukobwa wowe nakunze, ntago nareka kukuratira isi yose ngo mbimenyeshe abatuye isi yose ko uyu mukobwa nakunze kuva nkivuka kugeza na n'ubu. Niyo mpamvu nzahora ngukunda ibihe byose. Yari umukunzi wawe Bienvenue Damutusi. Kongeye kubashimira uburyo mwarakomeje gukurikirana ibiganiro bya iyi televiziyo yacu. Aya makuru mwayagezwagaho nanjye Bienvenue Damutusi. Gusa mbere yuko nsoza, ntabwo nasoza nababwiye uko ku isoko ry'imari n'imigabane byifashe. Mbabwire yuko umukobwa utagira ukwasa ubu ngubu ari kuri igiciro cya 0.% umukobwa w'ikiniki ari ku giciro cya 23, naho undi mukobwa ufite uburanga buzamuye hejuru no hasi ari ku 133. Hamwe n'andi makuru yose mwakomeje kugezwaho nanjye Bienvenue Damutusi. Murakoze cyane. No.